Nkomeje kubashimira mwe mwakoze subscribe ku Kibabi TV. Uyu munsi turaza kuganira ku bishyimbo. Ibishyimbo birimo intungamubiri zifitiye umubiri akamaro kanini cyane, ariko iyo utembereye mu mujyi ukaganira n'abantu benshi by'umwihariko abadamu bakubwira ko batabasha kurya ibishyimbo. Ibishyimbo babihariye abantu bakuru cyane barengeje imyaka za 45, nyamara ibishyimbo utaretse n'abo bantu bakuru n'abana batoya barabikenera cyane kuko bifite intungamubiri nyinshi cyane. Ntarakomeza ku kamaro k'ibishyimbo, mukwiriye kumva ko ibyo kurya birimo ibishyimbo ari ingenzi cyane ku mafunguro dukoresha. Rero uyu munsi mbere ko dukomeza, reka mbabwire ngo umuntu utarakora subscribe ariko akaba yumva ibiganiro byacu akore subscribe, share ndetse na comment, kandi wadukurikirana ku mbuga zacu arizo TikTok ni Kibabi TV, Facebook ni Kibabi TV ndetse na YouTube channel yacu y'Kibabi TV nk'uko bisanzwe. Ibishyimbo rero ni bimwe mu biribwa by'ingenzi biboneka hose, biba mu bwoko butandukanye, harimo iby'umweru, umukara ndetse n'ibitukura. Ni isoko y'intungamubiri nyinshi kandi z'ingenzi, bikaba isoko ikomeye ya proteine umubiri ukenera. Ni bimwe mu biribwa bikomoka ku bihingwa bikungahaye kuri proteine cyane, nubwo proteine zibonekamo ari nke ugereranyije n'iziboneka ku bikomoka ku matungo. Rimwe na rimwe ibishyimbo bihabwa akabyiniriro k'inyama z'abakene. Ese wari wajya mu bukwe ukumva umusaza aravuze ngo twariye, ariko twariye ibitari ibiryo? Ni ukuvuga haba habuzemo ibishyimbo. Ibishyimbo ubundi bikungahaye kuki? Bigizwe ahanini na fibre, ibitera imbaraga ndetse na proteine nyinshi. Bimwe mu bigize ibishyimbo bihiye bipima nka grama 200, birimo proteine grama 17. Ibishyimbo birimo ibitera imbaraga 72% y'ibigize calories zose zirimo. Vitamine nka B1, folic acid, B9 y'ingenzi ku bagore batwite, na vitamine K rimwe ituma amaraso avura, imyunyungugu itandukanye nk'ubutare, umuringa, manganese, molybdenum, potassium na phosphore. Bimamo kandi ibindi bituma ndetse bigasukura birinda uburozi umubiri nka anthocyanin, isoflavone na lectine. Uko ibishyimbo ku mubiri. Ibishyimbo iyo bitetswe neza bigira akamaro gatandukanye ku buzima. Biringaniza isukari mu maraso, icyo ni icya mbere. Isukari nyinshi mu maraso ishobora gutera indwara zikomeye z'umutima na diabete. Ibishyimbo bigenda bisohora agasukari gake gake, bigatuma biba ingenzi mu kuringaniza isukari mu maraso nyuma yo kurya. Icya kabiri, ibishyimbo birimo fibre z'ingenzi cyane zifasha mu kugabanya cholesterol. Ibi kandi bifasha mu kurinda ko igipimo cy'isukari cyangwa kwiyongera cyane nyuma yo kurya. Niyo mpamvu byagakwiye kuba ifunguro ry'ingenzi ku barwaye diabete, abafite ikibazo cy'ubwinangire ku musemburo wa insuline ndetse na hypoglycemie. Ibishyimbo iyo ubiryanye n'umuceri wuzuye, ni ifunguro rizira ibinure ririmo proteine nyinshi, rishobora gufasha abifuza guta ibiro cyangwa kugabanya ibinure. Twabonye kandi ko bikize ku myunyungugu nka molybdenum, enzymes z'ingenzi mu gusukura no gusohora uburozi buba bwinjiye mu mubiri. Icya gatatu, bigabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima kubera acide folic na magnesium bikungahaye, birinda indwara z'umutima. Folic acid igabanya urugero rwa homocysteine, n'ubwoko bwa acide amine zitari proteine. Ibipimo biri hejuru byayo mu maraso biri mu bitera indwara z'umutima, stroke, kimwe n'izibasira udutsi duto dutwara amaraso ku mutima. Icya kane, ifunguro ry'ingenzi cyane ku bagore batwite n'abonsa. Abagore batwite bakenera ubutare na folic acid by'inyongera. Ibi byose biboneka mu bishyimbo. Icyo birusha inyama zitukura nazo zibonekamo ubutare, nuko byo bifite calories nke kandi ntibigire ibinure byinshi. Ibi kandi bifitiye akamaro abari n'abategarugori bari mu mihango kuko baba bakeneye kongera ubutare mu mubiri. Icya gatandatu, bifasha mu kurinda kanseri y'amara. Bikize cyane ku ntungamubiri na fibre zifasha umubiri kwirinda uburozi butera kanseri. Twavuga nka alpha galactoside zifasha bagiteri zifite umumaro kororoka mu mara, zikora za acide zituma arushaho gukora neza. Icyitonderwa kandi nuko nubwo ibishyimbo birimo intungamubiri nyinshi, mu gihe bitetswe nabi cyangwa bidahiye bishobora kubera uburozi umubiri. Hari ababirya bikabatera gutumba no kumva mu nda ibintu byigaragura birimo fibre zitayenga mu mazi zizwi nka alpha galactose, zishobora gutera diare no gutumba ku bantu bamwe na bamwe. Nubwo bwose bifite akamaro kanini, ariko
hari na bimwe mu bigize by'uburozi ku mubiri. Hari poroteyine yo mu bwoko bwa lectine yitwa phytohymagglutinin iboneka cyane mu by'ubwoko butukura gusa, idashobora kuvanwamo no guteka ibishyimbo bigashya neza. Mbere yo kubiteka byaba byiza ubanje kubitumbika mu mazi, nuko nyuma y'isaha imwe ukabyoza neza ukabiteka. Ako kari akamaro k'ibishyimbo ku buzima bwacu. Ese wari uzi ko ari ingenzi kurya ibishyimbo? Ni ingenzi cyane mu kukurinda ibintu byinshi bitandukanye byatera indwara ku mubiri wawe. Kwirinda biruta kwivuza. Reka tubabwiye ngo turabakunda, mugire umunsi mwiza.